Ikinyejana cya gatandatu mbere ya Yesu mu majyepfo y'Ubuhinde hari umwana wavutse mu muryango w'abami witwaga Siddhartha Gautama. Uyu mwana ntiyari umwana usanzwe, yari umwana wagombaga guhindura isi yose mu buryo bw'imyumvire n'ubuzima bw'abantu. Inkuru ye ni y'umuntu wahisemo kureka iby'isi byose kugira ngo ashake ukuri n'iteka, ukuri ku buzima, imibabaro n'amahoro yo mu mutima. Uyu ni Buddha waziye ukuri. Amateka y'uyu mwana yavukiye ahitwa Lumbini mu gihugu cya Nepal y'ubu ngubu hafi y'umupaka w'Ubuhinde. Ise yari umwami witwaga King Suddhodana, naho nyina akitwa Queen Maya. Amavuko ye yari yuzuyemo ibitangaza. Bivuga ko nyina yabonye inzozi akiri mu nda yiwe, abona inzovu yera imwinjiyemo, bikavuga ko ari ikimenyetso cy'umwana w'ihumure n'ubwenge. Umuhanuzi mukuru w'ubwami yabwiye uyu mwami ati, uyu mwana azaba umwami ukomeye cyane kandi cyangwa se azaba umwigishwa uzahindura isi yose. Umwami yahisemo afata icyemezo ako kanya. Ntiyashakaga ko umwana we aba umwigisha, ahubwo yashakaga ko azamusimbura ku ngoma. Yamukuye mu isi y'amagorwa yose, amukingirana mu nzu nziza cyane, akamukingirana n'ibyiza gusa, umuziki, ibyo kurya n'abagore beza. Ariko Siddhartha yari umuntu utekereza cyane. Yaribajije umunsi umwe ati, ese kuki turiho, kuki abantu bashobora kuba bapfa? Umunsi umwe ubwo yari afite imyaka 29 yagiye hanze bwa mbere. Ibyo yabonye byamuhinduye burundu. Yabonye umusaza atangiye gusaza asigaye amugaye. Yabonye umurwayi urembye cyane. Yabonye umurambo, umuntu wapfuye. Yabonye kandi umusizi, umugabo w'abagabo bitwa abamongo, wicaye mu mahoro asa n'utuje mu isi y'amaganya. Ibyo byamukomerekeje mu mutima, ariko bimwibutsa, bimutera ishyaka ryo gushaka ibisubizo ku bibazo by'ubuzima n'urupfu. Yaravuze ati, ntibishoboka ko turiho tugahora muri ubu bubabare. Nzakora uko nshoboye kugira ngo menye ukuri k'ubu buzima. Mu ijoro rimwe yarebye umugore we umunsi umwe witwaga Yashodhara n'umwana we muto witwaga Rahula, maze afata icyemezo cyo gusiga byose inyuma. Yambaye imyenda y'abasizi, aca umutwe, atangira urugendo rwo gushakira ukuri mu mucyo. Yagiye mu butayu, agasenga, agafunga iminsi, akarya bike cyane. Ariko nyuma y'imyaka 6 yasanze inzira yo kwicisha inzara nayo itariyo. Yaravuze ukuri. Ukuri ntikuboneka mu kwicisha cyangwa kwishimisha cyane. Ukuri kuri hagati y'inzira ebyiri, ibyo bita the middle way. Siddhartha yicaye munsi y'igiti umunsi umwe cya Buddha hafi y'umugezi wa Neranjara. Yiyemeza gutandukanya kugeza abwo abonye ukuri k'ukuri ku byo yifuzaga kumenya. Yahanganye n'imbaraga mbi zose z'ibyiyumvo byiwe, ubwoba n'ibishuko by'isi. Nyuma y'iminsi 7 yo kwiyumvisha yabonye ukuri. Yasobanuye ko ubuzima bugizwe n'imibabaro. Imibabaro ituruka ku byifuzo no kwifuza. Hari inzira yo gukira imibabaro. Iyo nzira ni the noble eightfold path. Guhera ubwo ngubwo Siddhartha yabaye umugabo witwaga Buddha, bisobanura uwaziye ukuri. Buddha yatangiye kwigisha ko akamaro nyako agaturuka imbere mu mutima, atari mu by'isi. Inyigisho ze z'ingenzi, hari ubuzima yagiye yacamo avuga ko ubuzima ni imibabaro. Imibabaro ituruka ku byifuzo. Ushobora gukira imibabaro. Inzira yo gukira iyo mibabaro, ibyiyumviro by'ukuri n'amagambo y'ukuri, ibikorwa by'ukuri, uburyo bwo kubaho butabangamiye abandi, gukora neza, gushishoza, kwibanda ku bitekerezo, kwigengesera no mu mutima no mu bitekerezo. Yigishaga uburinganire, imbabazi n'ubudahemuka. Yamaganiye kure ubukire n'ubukene nk'inzira zose zishobora kuyobya umuntu. Nyuma y'urupfu rwa Buddha, icyo gihe abigishwa be bakomeje gusakaza inyigisho ziwe zageze mu Buhinde, Sri Lanka, Tibet, Nepal na mu bihugu bitwa Myanmar, Thailand, China, Japan, Korea n'abandi. Buddhism yahindutse inzira y'amahoro yo mu mutima, meditation y'ubuzima bwo kwiyobora. Yagize amashami menshi cyane. Muri ayo mashami harimo amashami agera kuri 3. Irya mbere ni Theravada, yibanda ku byo Buddha yigisha by'ukuri. Iya kabiri ni Mahayana, yongeraho ubutumwa bw'urukundo n'ubwiyunge. Irindi ni iryo yitwa Vajrayana, ishingiye ku masengesho y'imbere mu mutima. Abayoboke ba Buddha bemera ko nta mana imwe ifite ishusho, ariko buri muntu ashobora kubona umucyo binyuze mu kumenya ukuri n'urukundo. Ubuzima ni urugendo rwo gukura mu bitekerezo no mu mutima. Iyo umuntu abaye ukuri, ababaye muri nirvana, aho nta bubabare no kwifuza mu bitekerezo bibi biba bigihari. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu, inyigisho za Buddha zageze kuri miliyoni nyinshi z'abantu ku isi. Yasize ubutumwa bw'ubwitonzi, imbabazi n'urukundo rutagira aho ruhera. Yigisha ko nta mutima mubi urwanya urukundo utatsindwa n'urukundo. Ntuzashake mu cyo hanze, ahubwo reba mu mutima wawe.
Budisima yabaye imwe mu madini akomeye ku isi ifasha abantu kubona amahoro yo mu mutima mu gihe isi yuzuye intambara, impungenge n'irari. Inkuru ya Buddha si idini gusa, ni inkuru y'ubuzima y'umuntu wamenye ko amahoro nyayo aturuka imbere mu mutima. Ni inkuru twigisha ko dukwiye kureka kwifuza ibintu byinshi, gukiga cyangwa se kureka ibyo byose twari dufite, kubaho mu mahoro, tukamenya gukunda abandi no gusuzuma ibitekerezo byacu. Mu by'ukuri Buddha ntiyashakaga ko bamuramya nk'Imana, ahubwo yashakaga ko buri muntu amenya ko afite ubushobozi bwo kubona ukuri nk'uko we yabibonye. Noneho reka tuganire ku nkuru y'uyu muntu witwaga ukurikiza idini rya Buddha. Agaciro k'Ubuhinde bwa kera, aho Nepal iri muri iki gihe, imibare yagaragaye hafi y'imyaka cyane irenga 2500. Umuntu wasuzuguraga imyumvire isanzwe y'ubutunzi, imbaraga n'ibyishimo yitwaga Siddhartha Gautama, ariko yamenyekanye ku isi yose ku izina rya Buddha. Umugani we utangira igihe umunyacyubahiro Pseudodona, umwami w'umuryango wa Shakya, n'umugore we bageragezaga kugira umurwa w'umugabo kugira ngo bamusimbure, ariko bahura n'inzitizi mu nzozi. Umwamikazi Maya yasuwe n'inzozi nini cyane, n'inzovu nini cyane yari ifite amahembe nk'uko twabibabwiye hejuru. Uyu Siddhartha waje kuba Buddha kandi yahamagariwe guhura n'umwana, araturika ararira. Abonye umwana we abajijwe gusobanura impamvu yarize, yasobanuye kuri ko ari ukubera ko umuganwa yari agamije kubona umudendezo nyawo. Umunyabwenge washakaga ubuzima bwe bwose, ariko guru yaba yarapfuye mu gihe cya Siddhartha yageragezaga guhura n'iherezo ryiwe, kandi rero ntabwo yari kubona amahirwe yo kubona ibisubizo yashakaga. Uwo mugabo witwaga Asita yasobanuriye umwami ko umwana atazaba samuragwa. Yifuzaga cyane gufata umwanya we ku ngoma igihe cye nikigera. Yavaga ibwami agashakisha ukuri. Umuganwa muto Siddhartha Gautama yakuriye kure y'isi yose, ko se ntiyashakaga ko umuhamagaro we wateganyijwe uzatwara umuhungu we mu bwami bw'igihe cyiwe. Igihe Siddhartha Gautama ageze mu zabukuru, yahawe abamikazi benshi bakiri batoya guhitamo kuba umugore we. Yiyemeje ko Yasadara wari uzwiho ubwiza n'imico myiza. Umwami yahaye impano abami ingoro 3 nziza cyane, imwe itunganyijwe neza mu kindi gihe yateguwe mu gihe cy'imvura ikomeye cyane. Iyi ngoro y'itumba bari bazwiho nk'ingoro y'ibyishimo bitatu, aho abashakanye bari bafite ibintu byose bakeneye kugira ngo babeho neza. Abashakanye bahiriwe no kubyara umwana muzima witwa Rahula, maze umwami arishima cyane kuko izungura rye ryasaga nk'ibyiringiro. Amaherezo umwami yemerera umuhungu we gusohoka aho ngaho hanze y'urukuta rw'ingoro ye kugira ngo abone ubwami azategeka ejo hazaza. Ariko inzira y'umutware yaratoranyijwe yitonze kugira ngo atazahura n'amakuba y'isi. Akora icyo yashoboraga cyose gukora, nubwo yavunaga n'ubwiza bw'isi yakundaga. Siddhartha yaje guhura n'umugabo urwaye indwara ikomeye cyane atigeze abona. Byaramubabaje cyane gutekereza ko abantu bamukunda nabo bashobora kurwara indwara nk'izo ngizo. Ntabwo yari yarigeze ahura abasaza ku buryo imbaraga zabo hafi ya zose zateranye zacitse intege. Yatangiye gutekereza ku mibereho y'ubuzima byo hanze bikunze kwita ku rupfu. Siddhartha Gautama yari yarababajwe cyane nuko atashoboraga kumva uburyo abantu bashoboraga guhangana n'urupfu rushobora guhora rwihishe hirya no hino. Hanyuma yahuye n'umuntu utagira aho kuba, usa nk'umukene, ariko yari afite umwuka w'ubudahangarwa wuzuye icyizere n'amahoro. Igikomangoma cyagiye kwa wa mugabo wigometse, bamubwira ko yaretse ubuzima bwe bwo guhumuriza kugira ngo akure umwuka we mu mibabaro y'isi, maze gusubira mu ngoro yiwe. Igikomangoma Siddhartha yakomeje gutekereza ku magambo yo kwibaza, ahita amuhishurira iherezo ryiwe. Yagombaga kureka ubwo buzima. Siddhartha Gautama yihishe kwa se, yahunze kugira ngo atangire ubutumwa bwe bwo kwigira. Igikomangoma Siddhartha Gautama yari yararetse ubuzima bwe buhebuje, maze atangira urugendo rwe rwo kwigira. Intambwe ye ya mbere kwari ugukuraho ibintu byose byamubuzaga ubwami. Yiyogoshesha neza umusatsi muremure yakundaga cyane, ariko nta kindi cyari ikimenyetso cy'ubusa. Siddhartha kandi yacuruzaga imyenda ye y'ubudodo, imyenda yoroshye kimwe n'abantu babaga mu ishyamba. Ubu yari wenyine kure y'amagambo yose y'urukiko rwe rukize. Siddhartha Gautama yari yararetse ibintu byose byamubuzaga ku mibereho ye ya kera, maze yerekeza ku isi yose ashakisha abamufasha kugera ku ntego ziwe. Siddhartha Gautama yize ubuhanga bwo kuzirikana kuri shebuja
witwaga Alara Kalama kandi atunganya tekinike y'ubutegetsi bw'ubusa, aho ibitekerezo bya Buddha byashoboraga kwitandukanya no kumenya ibintu kandi bikabona ukuri bitagira iherezo. Nubwo yabonaga iri somo rifite agaciro, Siddhartha yakomeje gutekereza ko atari cyo gisubizo yashakaga kugira ngo abone umucyo. Yatangiye kuzirikana no kuri shebuja Udaka Ramaputta, umwigisha uburyo bushya bwo gutekereza bwo kunoza imitekerereze ye. Umusore Gautama yashimye amasomo, ariko avuga ko nubwo ari ingirakamaro bidahagije. Siddhartha Gautama yahise atekereye yerekeza ku mwami wa Magadha, aho abihaye Imana bateraniraga hamwe. Kimwe na Siddhartha bari baranze ubuzima bwiza kandi babayeho neza igihe babonaga ubwitange bushya n'uburyo yitwaye mu bikorwa bye bya buri munsi. Abihaye Imana bari bazi neza ko Siddhartha Gautama ariwe wabonye umucyo. Hamwe n'abuzukuruza biwe, Siddhartha yize kurenga imibabaro y'umubiri we wagize kubera ububabare n'inzara. Yaje kumenya neza umubiri we n'ibyiyumvo byiwe, kandi nta kintu cyashoboraga kumuhagarika umutima. Ntiyaragishoboye kurya ikintu na kimwe, nuko arushaho kunanuka no gucika intege. Igihe cy'ubuzima bwa Buddha cyamenyekanye nk'igisibo cy'imyaka 6. Ariko Siddhartha yabonye ko intege nke ziwe zamugirira nabi kuruta ibyiza byarimo bimubuza inzira yuzuye, kuko n'ibitekerezo bibe byabuzwaga. Yarangizaga igisibo cye yemera ituro ry'umugore w'umuhinzi, kubera ko iyo mpamvu yasuzuguwe n'abasuzugura bibwira ko yaretse gukurikira inzira y'ababo babonagamo ko ari abakiranutsi. Nyuma yo kwisongesha gukomeye, Siddhartha Gautama yarategereje maze amenya ko gukabya ubwoko bwose bidafite akamaro, kandi ko agomba guhitamo inzira yo hagati akirinda kwishora no gukabya. Siddhartha yakomeje yemera ko ari ngombwa ko kubona uburimbane haba mu mwuka ndetse no mu buzima muri rusange. Nyuma y'imyaka yo gusezera no kwiga, Siddhartha yaguye hejuru y'igiti cyiza cy'umutini. Yamenyekanye ku giti cyitwaga Budi, maze Siddhartha Gautama avuga ko azicara munsi y'igicucu cyayo kandi azahaguruka amaze kubona umucyo. Yakoze umusego mu byatsi n'amababi, hanyuma yicara yubitse amaso yerekeza iburasirazuba. Yatangiye gutekereza maze imyuka y'isi irishima, ariko abadayimoni ntibakwemera ko abantu nk'abo ngabo basanzwe bamena iminyururu imubohesha isi. Maze umudayimoni w'ibyifuzo n'uburiganya yagaragaye kugira ngo akure Siddhartha ku ntego yiwe. Yagerageje kugerageza Siddhartha mu buryo bwose bushoboka. Mara yazanye iyerekwa ry'abagore beza kandi agerageza kurangaza Siddhartha akoresheje amagambo y'urugomo, ariko nta bwoba cyangwa icyifuzo cyatanzwe na Mara byashoboraga kurangaza Siddhartha Gautama. Hanyuma Mara yatinyutse Siddhartha gushaka umuntu ushobora gutanga ubuhamya, kumushyigikira, ahamya uburenganzira bwe bwo kumurikirwa. Nibwo Siddhartha yahoraga hasi n'ukuboko kwiwe byerekana ko isi ubwayo ari umuhamya wiwe. Hanyuma mu ijoro ryuzuye ukwezi, Siddhartha Gautama yatsinze ubujiji n'ububabare. Nyuma yo kwibuka ubuzima bwe bwashize, asobanukirwa amavu n'amavuko n'urupfu ukuntu bibaho ukurikije karma. Hanyuma amaherezo agasobanurwa n'ukuri kwa kane kwiza, ari inzira yo kurangiza imibabaro. Izuba rirashe, Siddhartha Gautama amaherezo yaje kumurikirwa, ahinduka Buddha. Umucyo yavukaga mu bitekerezo bye. Akangutse rwose, Buddha yari yarasobanukiwe neza imiterere y'ukuri, intandaro y'ububabare n'inzira yo kwibohora. Yagumye munsi y'igiti ikindi cyumweru cya 7, akura kandi atekereza ko ku bunararibonye bwiwe. Buddha amaze kugera kuri Nirvana, yahisemo gusanga isi ubumenyi bwiwe, atangira kuzerera akwirakwiza inyigisho ziwe. Siddhartha Gautama amaze kugera ku bamukurikira ubu nka Buddha, yashyizeho intego yo gufasha abandi binyuze mu nyigisho ziwe kugira ngo babone inzira yo kwikuramo imibabaro. Buddha yarazi ko abantu benshi batiteguye kwakira uburyo ubwo bumenyi no kubutanga. Yashakishije abari bakwiriye kwemera inyigisho ze. Hanyuma yibuka bagenzi be basuzuguraga, babanje kumusanganira bafite amakenga, bizera ko yaretse ubutumwa bwe igihe yarekaga kwiyiriza ubusa. Ariko ntibatinze kubona ko umugabo wari uhagaze imbere yabo atakiri umwe muri bo.
yagaragaje imbaraga z'amahoro zuzuye urukundo n'impuhwe. Ingingo nyamukuru y'inyigisho za Buddha ni ukuri kwa kane gukomeye kwabaye imwe mu nsanganyamatsiko z'ingenzi mu bikorwa bya Buddhist. Iya mbere ni iyo bita dukkha, ukuri kubabara, rishimangira ko ubuzima busanzwe butanyurwa kandi bubabaza. Ibibi ntibisobanura ko ubuzima bubabaye gusa, ahubwo ko ibintu byose bisabwa kubaho bifite kamere idashimishije. Bibikubiyemo imibabaro y'ububabare, indwara n'urupfu. Kamere idashimishije bibikubiyemo imibabaro y'ububabare, indwara n'urupfu, ariko kandi yerekeza ku bubabare bwahishe bw'ubudahangarwa. Ukuri kwa kabiri ni ukuri kwitwa samudaya, inkomoko y'ububabare. Ibi bikerekana impamvu y'ububabare nk'icyifuzo cyangwa ukwizirika. Buddha yigisha ko imibabaro ituruka ku kwifuza kwacu, kudacogora kwinezeza no kwishimisha kubaho no kutabaho. Uku kwifuza gushinga imizi mu bujiji ni cyane imiterere, cyane mu gihe habayeho kutumva cyangwa kutamenya kubyerekeye imiterere nyayo y'ukuri, cyane imiterere yayo idahoraho. Ukuri kwa gatatu niyo bita nirodha, guhagarika imibabaro, itanga ko imibabaro ishobora guhagarara. Ibyo bigerwaho binyuze muri nirvana, iri n'uburyo bwo kwibohora byimazeyo kandi byuzuye kubabara. Nirvana ntabwo ari ahantu, ahubwo ni imiterere yo kubaho cyangwa kugerwaho birenze imbogamizi zo kubaho. Mega ntabwo ari ahantu hari hakomeye cyane, ahubwo ni imiterere yo kubaho cyangwa kugerwaho birenze imbogamizi zo kubaho. Yerekana ko iherezo ry'umugereka, inzangano n'ubujiji. Ukuri kwa kane kandi kwa nyuma niyo bitaga maga, inzira yo guhagarika imibabaro. Irerekana uburyo bwo kurangiza imibabaro. Uburyo ni inzira nziza umunani zigizwe n'uburyo bubonye gukemura ineza, kuvuga neza, imyitwarire iboneye, kubaho neza, imbaraga z'ukuri, gutekereza neza, hamwe na samadhi iburyo. Ukuri kwabaye urufatizo rw'ibanze muri izi nyigisho za Buddha, afashijwe n'abigishwa be. Inyigisho za Buddha zakurikijwe n'abantu benshi cyane. Nyuma y'ingengo nyinshi cyane, Buddha yaje gusubira mu gihugu cye maze ahura na se wa kera n'umuhungu we Rahula, wabaye umumonk wa Buddha. Buddha amaze kugera ku myaka nka 80 yatangaje ko igihe kigeze cyo kwitegura kuva muri iyi si no kugera kuri nirvana. Nyuma yaryamye hasi munsi y'igiti, ibiti bibiri by'indabyo byari bikomeye byiza cyane. Atanga amabwiriza ye ya nyuma, atangira gutekereza cyane, yinjira muri nirvana. Bwa nyuma umurambo wa Buddha barawutwitse, ibisigisigi bye biratatana, bishyirwa mu nzibutso zera, bihinduka ahantu h'uburanga abantu bakunda gusura, aho Buddhisme yakwirakwiye ku isi yose, cyane mu Bushinwa, Ubuyapani na Korea. Amashuri n'imigenzo myinshi ya Buddha byaravutse, ariko byose bikurikiza urufatiro n'amasomo bigishijwe na Buddha. Uwaje guhinduka Buddha wahishuriwe isi inzira abashaka kumukurikira.